Hello people, hello friends. I hope ko meze neza, nanjye meze neza, kandi mutameze neza, biraza kumera neza. Niba uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada, ndetse no muri Amerika, ikaze cyane rero kuri Donofisha. Nitwa Donatira, benshi bakabanza ku izina rya Tadine. Niba uri mushyashya hano, nagusaba ugakunze ugakanda subscribe, ugakanda ukazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification y'uko na uploadinze video nshyashya. Reba kandi subscribe warakoze cyane ikaze cyane. Tugiye kureba ku kirungo cya Teyi cyangwa se Rosemary cyangwa se Romari. Benshi bayizi nka Romari, abandi bakayifata cyangwa se bakaba bayizi mu buryo bw'izina risanzwe Teyi. Benshi bakaba bayikoresha mu buryo bw'icyayi cyangwa se mu buryo bwo kuba babikoresha mu nyama cyangwa se mu masosi. Teyi rero ifasha kwibuka no kongera ubwenge ndetse no gufata mu mutwe. Niba ufite umwana cyangwa se ufite ikibazo cyo kuba wibagirwa buri gihe cyangwa se buri kanya, ni byiza cyane ko wakoresha ino Teyi cyangwa se ino Romari. Ifasha kuba wibuka neza, kandi nimba ufite umwana kugira ngo azamuke neza yibuka ibyo yize cyangwa se n'ibindi bintu ibyo ari byo byose wumva byazamugirira ejo heza hazaza, ni byiza cyane gutangira kumutoza kuba yakoresha ino Romari cyangwa se ino Teyi. Teyi rero igabanya stress cyangwa se kuba wahangayika bya buri kanya. Igihe wumva uri stress, ni byiza cyane ko uyifata cyangwa se mbere y'uko ugira iyo stress irayirinda, ubundi igasanga mu mubiri nta kibazo. Ino Teyi rero irwanya guhangayika bya buri kanya. Kwa kundi akabazo kaza ako kanya ugahita uhangayika, ino Teyi irabigabanya, isanga bimeze neza. Teyi ituma amaraso atembera neza mu mubiri. Teyi rero ituma abasirikare b'umubiri biyongera kandi bakagira ingufu, biteguye guhangana n'indwara zishobora kwinjira mu mubiri cyangwa se ziba zifite imbaraga ku buryo umubiri wawe uba umeze neza, nta ndwara ipfa kuwataka. Rero koresha ino Teyi kugira ngo wongere abasirikare b'umubiri. Nimba utari uzi akamaro ka Teyi, ni nziza cyane. Teyi ituma ugira uruhu rwiza, bikaba nko ugatemba itoto ukagira baby face. Ituma ugira baby face. Ni byiza cyane ko uyikoresha, ndaza kukubwira uburyo uyikoreshamo. Ikindi, Teyi rero igabanya umuhumuro mubi mu kanwa. Niba uzi neza umushuti wawe cyangwa se nawe wiyizi ko ugira umuhumuro mubi mu kanwa cyangwa agira umuhumuro mubi mu kanwa, murangire Teyi cyangwa se Romari cyangwa se Rosemary. Ufata rero Teyi ukayicanira ikabira amazi yayo mu gihe akonje cyangwa se atagishyushye ku buryo yaboroshesha mu kanwa, kuko ntabwo waboroshesha amazi ashyushye. Icyo gihe igabanya umuhumuro mubi mu kanwa. Cyangwa se mbere y'uko uryama ukarondeka amazi yayo ayabize ashyushyemo gakeya, nyine yahoze ariko ashyushye, ukajondeka byibura iminota 5 nubwo ari ikizama, ariko kugira ngo wirinde umuhumuro mubi mu kanwa. Teyi rero ivana uburozi mu mubiri mu buryo bwo kuba wakwihagarika. Icyo gihe iyo ari uburozi buri mu mubiri wawe, ibunyuza mu nkari. Irinda umwijima kuba wakwangirika. Teyi ifasha uruhu rwiza kuba ugira uruhu rwiza. Teyi ifasha umusatsi kumera neza, cyane cyane noneho babandi bafite imisatsi ipfuka. Ufata ibibabi bya Teyi ukasa nk'ubivuguta mu gihuta cyangwa se ukabisekura, amazi yayo ukayasiga ahantu umusatsi wawe upfuka cyangwa se umusatsi wawe wabaye mukeya ku buryo ubona waragorotse. Icyo gihe umusatsi umera neza kandi ufite ireme. Icyo gihe ikurinda no kugira wa musatsi umeze, abantu bafite imisatsi y'amasaka. Ituma umusatsi utamera nka kwa kundi ko umera ari udusaka, ahubwo uregerana, hahandi hose haba hari umwanya naho hagashibukamo imisatsi cyangwa se ukagira imisatsi myiza. Teyi rero icyitonderwa ku bantu bafite umuvuduko mwinshi cyangwa se abagore batwite, ntiwemerewe
kuba wayifata keretse igihe wavuganye na dogiteri wawe cyangwa se muganga wawe akaba yaguha ubwo burenganzira bwo kuba wakoresha nkeya yenda nko mu cyayi cyangwa se mu isosi, icyo gihe niho wemerewe kuyifata. Nanone kuri ba bantu barwara imitsi na rubagimpande ituma imitsi itabyimba cyangwa se rubagimpande igufata, ni byiza cyane rero gukoresha ino teyi. Wayikoresha mu buryo bwo mu cyayi cyangwa se mu buryo bwo kuyiteka mu isosi, wabona powder yayo cyangwa se wabona ibibabi byayo, ni icyo wabona hafi n'icyo wakoresha muri ubwo buryo nkubwiye. Ni byiza cyane ko wita ku buzima bwawe bwa buri munsi ukoresheje bimwe bitwegereye kandi bitanahenda, ahantu hose wayibona, mu isoko aho ariho hose wayibona ukagira ubuzima bwiza. Kimwe cyangwa bibiri wateye muri ino video ma like, kandi niba hari n'icyo wungutse uyisangize abashuti bawe, inshuti zawe, famiye yawe, kugira ngo tugire urwego rumwe tuvaho n'urundi turujyeho tumeze neza, ubuzima bwacu bumeze neza. Abashyashya ntimwibagirwe gukanda subscribe.